Ntisigeze kubwira ko ngiye dukundana. Sinzi mba iyo mbwiye ibintu byinjira hano bigasohokera hano nambwiye ko bose bari turamwe yinjizaga undi nakinjiza. Eric nyuma yo gufata Benda akamukoresha mu nyungu ze bwite akamurya Tigo akamuvana kuri MTN akamuhindurira umurongo uretse gato. Ikindi kintu Eric yaransabye ngenda mwima. Ayo marira rero nayingona. Yagusabye iki? Ikintu twapfuye ni iki nanga aribyo byo kuba ngo yarasinze ngaza kuvuga ibyo twese turasinda nanjye najya nsinda pe najya kumara ariko ngavuga ubwo twese turasinda sibyo cyazanga ariko twapfuye. Niba ibyo rero ubivuze gutyo mani ngo nkubwire Benda hariya yari afite izina muri Rendime Chape icyo si ntabwo ari ukubeshya. Ararivuga kuko ijoro ryose kamubwira Kaspi tugenda wikana namubwira wabaye iki arambwira mani ndagukunda kandi ibintu niwe wabinzanyemo Slim Jesus wagenda shitime cyangwa n'umugirimo we mushyire muri team yawe buriya uretse gato Kaspi nazamuka ariko mu mpere Benda yaje mu mpere Benda Boskani mu mpere Benda ari Boskani we mu muherinki mushyire hano uretse gato Eric. Eric genda gake Eric se mu uretse gato yambaze babwire uyu muntu utambutse hano yigendera utwa Boskani ni umuntu mwiza kandi nje ntabwo turahura nawe amasoko maso ariko yamaze shika wishigika we birakureba ndagukunda sheri nanjye ni ku mutima nanjye Boskana munyayo we ku mutima reka musa abantu muri ahangaha mufata umwanya mukore ku mutima yanyu muvuge ngo Boskani utamenya umutima sha reka ndore niba hari kitakanya muye muretse ese ariko ntamubona account iri private Yesu ndapfuye muye muretse gato Boskani yanduje ikirere Boskani atokoje ikirere buri umuntu wese araza akaremera abantu ahangaha Imana mujye mwubaha abantu ku izina ry'Imana. Boskani ikirere aragitokoje Boskani ikirere akigize ubwangati. Reka dukomeze tugende ndapfuye okay twihuta rero ntabwo okay Boskani ibingibi nibisanzwe icyo ndi gusaba ni kimwe turashize Boskani bose abanyuzemo diva Boskani aratanga reba mwese katabaremeye mwese ko nuba mutarimo muramushimira asabagabanije umuntu tumaze tutatukumirwa tugende gakeya rero tugende gake tugaruke kuri kese twari tugende gake tugaruke kuri kese twari turiho sibyo muhamagare erega hano hagiye gusa Eric uretse gato Eric nyuma yo gufata Benda akamukoresha mu nyungu ze bwite akamurya Tigo akamuvana kuri MTN akamuhindurira umurongo uretse gato akamuhindurira umurongo twumvikane nibatanga umwanya Kaspi nazamuke mbibutse ko no kuri Twitter bari kubakurikira na requesting Benda naza hano tura Kaspi requesting umuntu uvuga umuntu yarangiza akanamuvuga hari ibyo bintu ndabishyira nanjye nikomeze ntabwo DJ Kaspi requesting DJ Kaspi ndi kubona abanyashiresi ndi kureba abanyashiresi hano mushireho abantu bari kuri Twitter ni mujye kuri TikTok hahiye muze mureke nimuzamure mugeze ku 10,000 ijoro n'iryanjye ni bidi ariko so bayikigenda gake hasi wavutse Kaspi shyiraho kamera DJ Kaspi shyiraho kamera yawe
nukuvuga ngo tugende gakeya uburetse gato ya Brian uburetse gato Brian mwami utinze we Kaspi fungura kamera yawe ufunze mic mwami mu mutinge gato yamaburi ikintu kimwe nijye ugiye kuvuga mutinga gato naringize ngo nabandi babishizeho batuma mute oya ni jewe Brian ndagufana mwihangane umva gato rero ko bimeze twumvikane sibyo mureke twumvikane se munyumve njyewe aha mfite ikibazo sibyo eri gore biravugwa ko wafashe bena murebe muri iyi minsi asigaye yitsinaza nk'abagore waragiye uramufata umutandukanya na Shakira bivuga ko amuhinduriye umurongo ahamagarira aho yarakoreshaga MTN mbere kwa Shakira akabimaze ikoresha Tigo ibyo bivuyeho umusore yaraje arikaga avuga ko akoresha ko atunze imbwa ebyiri ibyo twarabibonye amworoje imbwa wamugabiye imbwa turabibona wamuzamuriye atunze imbwa ebyiri bakiriye imbwa ntabwo bazitunga ibyo bivuyeho nyuma yuko umaze gukora ibyo byose ufashe kabutira ujugunya ibishanga mbere yuko tugera uretse gato mbere yuko tugera kuri ibi reka njye buramba nacecetse mbere yuko tugera kuri ibi ntabwo benda mwaba mwapfuye ko ejo bundi yagiye akajya live agakutura akavuga ko afite umugore nyuma yuko twabonye mwifotoreza mu buriri muhagaze twarabibonye mu cyumba sinzi niba mukorera promotion ntega amatwi se ariko se kuvugira mukumva so icyo ni koza Eric okay so nkabaza Eric gorego tubwire mwapfuye business mwapfuye ko yasubiye kwa Shakira nza muri big screen tubwire wapfuye na benda ko yisha akazi cyangwa mwapfuye ko yasubiye kwa Shakira yongeye gukorana na Shakira kuko unamaze no kutubwira ko Shakira pasuforo nananze kugira icyo mbivuga wabimbaje inshuro nyinshi gutfasa nabice kandi nkabyihorera yego sinajye kuvuga ko Brian aje hano kuvuga ngo nta burenganzira bafite kugira ngo no musitari ngo ni wamisha akazi muri Derage yego hano nkahita mubwira ati ibintu uri kuvuga nta na kimwe uzi tukuranya amezi agera muri 3 n'umwana w'umuhungu right yego na hamwe nongere mbisubiremo na Kasipari na hamwe yigeze azana ikiraka na kimwe ngo tujye kukidiringa ibiraka byinshi n'ingi bagiye kubidiringa cyangwa se Kasipa akabidiringa cyangwa twayanangiye na Kasipa akaza muri diro zarangiye atazi nawe no byavuga kugeza ngo ni amamare umukobwa Kasipa nyine ubwo mu kimuharaye oya bambi nanga no guhanga utaharaye mukore subscribe komeza umwana w'umuhungu ikintu twapfuye ni iki nanga aribyo byo kuba ngo yarasinze baza kuvuga ibyo twese turasinda nanjye yasinda pe nanjye ko marayizo ngavuga ubwo twese turasinda sibyo cyangwa aribyo twapfuye naho twapfuye ko eswanye n'umugore kuko base n'indaya ari benda atanaga abagore ari na Shakira atanaga abagabo so ibyo birazwi mureka tubone Eric ni mumwihorere avugisha ukuri n'abanyarwanda ukuntu mutemeje bari kuzagenda muvuga ubugambo Eric byagenze gutya reka nyirabyo abyivugire kandi ibyo avuga n'ubundi yabisubiramo n'undi ahari umugabo ntafite imyaka yo gukure twagiye umwana w'umuhungu ahantu byatangiriye ni ahantu twatangiye gucika amazi tujya The Wave tugasanga club bayifunze ngo twicare ngo muri lounge amafaranga batwishyura ni menshi cyane ngo kandi ngo bayinjiza ngo ko expenses y'izi bintu bagiriramo spending kandi ndababwira ati guys aha twakoreraga mutaragura tukora neza ntacyo twiriye tugirana mu kwezi n'igice twakoranye n'abantu bakoreraga mu mbere ukimwebwe bigeze gutya nawe ati rero baratangira ngo turaza tubisha kuri pourcentage nawe yose mutatwishyura mbere nizo mu gihugu hano namudutungwe murama kasanye zuzuye kuko simeze muneguza anyene ngoma kugenda nyatahanye yari ku cyumweru gihashije nka 2 weeks ago mwana wama yewe nararwanya ishyaka The Wave nari ati amafaranga ngenda yarayataye ijewe ndi mu mwigirisha simbyumva none mpita mvuga ati rero bino bintu tujye gucika amazi kuko the owner wa hano ni nawe the owner wo muri Derage nabwiye ati bino bintu bituma ducika amazi kuko ibiryo birashaje mbajije umuntu waho bro wa munda anyereka bode commande yo bodarengiraho 2 kg y'ihene 2 kg y'inka
two kilogram mbari y'ikimama noneho ndavuga ati what the fuck niyo mpamvu twari inkoko y'ibihumbi mari 20 ishaje wumva ari inyama ziri kurura inyama ngo uyu muntu ayishatse batuma muri Simba ndabati bana ngiye siyo value yanjye siyo value yanjye siyo standard yanjye ahangaha musima si hansabwa sanze ihangane ntiza mu segonda ntiza amasegonda 2 ntiza amasegonda 2 ntiza amasegonda 2 ukomeze iri ntiza amasegonda 2 banyarwandakazi uretse gato sheri banyarwandakazi TikTok imbwiye ko kugira ngo abantu iyi myanya 1 2 3 4 5 urakora kuri goro hanyuma uhita uzamuka automatique muze tukizanye muri iki kiganiro twagiye kora kuri goro uhita uzamuka niko bimeze ukora kuri goro automatique uhita wisanga mu cyicaro hano mukoreho uretse ri kugira ngo utangire ikiganiro n'abantu bari siri kora kuri goro hanyuma uze ufate uguru uyu mwanya wicare uze twisanga mu kiganiro wa followers bakwinjira nta handi muzasanga audience nk'iyi kora kuri goro mwana wa mama uze dore dusigaranye isaha 1:20 mukore kuri goro bamwita Juliet umwanya yawe ufashe kandi ni moderator Juliet ari he requesting uretse gato twagiye hasigaye 1 2 3 4 hasigaye imyanya ye twagiye mukoreho mukore muri Eric aze dutangire ikiganiro ndavajisha kugira ngo Eric avaha ukuri kumenyekanye ariko avanga mwamaze no kumutamo ku buryo bushoboka Eric ni umuntu dufite uvugisha ukuri Brianna Ray nta mboga arya muri ibintu bishye twagiye imitima ntabwo ikora avugisha ukuri ukanda kuri goro uzamuka afite imyanya ine thank you Karenzi cyane uzi impamvu Karenzi ukore ntuza reka maze mfunge na ntuza mukore subscription batangiye kumwandika ingofero twagiye ukora kuri goro uzamuka kandi umuntu uzamuka afungura kamera thank you so much bamwita muzi zamuka umwanya urawuguze thank you uwo ninde uje hasigaye imyanya 3 ku isoko Eric hangane gato imyanya 3 ku isoko imyanya 3 ku isoko iri kugurishwa thank you imyanya 3 ku isoko ukora kuri goro uzamuka imyanya 3 ku isoko cyangwa wandike ibintu ni bibiri mukore subscription mwabantu mwe ni ibintu byoroshye mukore subscription ntacyo bitwaye mukore subscription nta kintu bitwaye muguriye myanya 3 isigaye dore kuri Twitter thank you so much bamwita Jeanne akoze kuri gora thank you Janet Annette hejuru cyane umwanya wa Annette ukaba arawutsindiye Annette zamuka Annette requesting uzamuke kuri uyu mwanya bamwita turashize Eric Karenzi thank you so much for subscribe ni hasigaye imyanya 2 banyarwandakazi hasigaye imyanya 2 tugakomeza ikiganiro Boskana kunda Eric Boskani hejuru cyane thank you Karenzi hasigaye imyanya 2 tukagenda hasigaye imyanya 2 arahiye hasigaye imyanya 2 hasigaye imyanya 2 Juliet wagiye he muzamuka mufungura kamera hasigaye imyanya 2 muyigure ubundi twumve mumbwirire Benda byukaze ndashaka ko Benda abyuka nkwibutse we muntu uri muri audience ushobora no gukura hiriya ntuza utari muzamuka ambaruze uraryama wageze ku Karenzi thank you so much thank you tugende gake reka nze babishyireho umucyo tugiye kuvanaho umucyo byavuzwe ko Eric imyanya 2 ku isoko ariko aramusagira buriya umuntu ashobora kubona igitangaza iriya feature sitakahita yimanura ibi ni ibintu byoroshye Karenzi thank you uwo uzuriye ba platform mukande kuri hara hejuru kuri goro muyimanure hanyuma dukomeze twihuta abantu umuntu udashobora kukomentinga kugira kanda kuri comment uhita ubisoza arasetse azamuka rwose Brian hasigaye imyanya 2 Karenzi ndagushimiye wandemeye
are uriye mukande kuri goro kuri TikTok ego Twitter abanyarwandakazi muri kuri Twitter muze kwihangana ikiganiro gikomereje kuri TikTok bamenyeshe ko kuri Twitter naho namaze guconnectinga ntago muri hano honyine mbera hose icyarimwe meze nka sata meze nk'Imana nabwo uri kumana yanjye nagorwa harabura umwanya ibiri iyi myanya ibiri kugira Imana ikakorera ko nta mikino ifitanye n'abanyarwanda. ejo warasenze urangije umuntu irye Uyashaka nari nibagiwe nawe se ntabwo wakwibagiwe. yamaze gukora isengesho ahita amuhibye ugira ngo gukizwa kwa Brian abantu mukande mwokabyaranye mukore subscription nta kindi kintu mwankorera uretse gukanda kuri subscription abantu 950 ubu ngubu ntimwakora subscription koko haburemo batatu bankunda urukundo rwa nyarwo ngo mukandera hari abajya kandi bagiye gukora comment muhite mwuzuza amadolari 3 ni menshi kweli kuri subscription kuko kasamutwe reka dukomeze imyanya ibiri muyigure nzamura abantu sigumwe wa nuzamana wa benda wa DJ Fast. okay mugurire umwanya mugurire muzamure inde urashaka kugurira nde turashize Uyu ni Brian bahaye. thank you tugendera tugikomeza iki kiganiro mbere ko duca amazimwe urumva ndasaba iyi myanya ibiri erega n'umuntu hano ejo yagurira umuntu ashaka mugurira umwanya azamuke nakanze kuri goal kutaba uri kunzamura Ntabwo se umuntu yakugurira umwanya ukongera ukazamuka bwa kabiri. jamongo yakanze goal jama kanzende abantu bakanze jama ntukabeshye Oya we mugurira. jama ntabwo nkunda abantu babeshya ntabyo wigeze ukora tesha mukandeho kuri goro asigaye imyanya ibiri Erika akomeje ihangane eri harabura abantu babiri niba batayigura bayireke kugira ute ngwino umugabo asaramudoringa umvaga ramfure nawe kese yawe ntabwo irarangira uratubwira ukuntu baguhungeta mu Rwanda kandi tuzi ko mu Rwanda baryama n'abahuje ibitsina nta kibazo bagira erega kese yawe ntabwo nayibagiye ubuvugizi bwawe ubwo urashaka usanga Barbie muri Canada niwe harya Yaranyanze ndashaka ikindi gihugu. reka dukomeze rero sibyo reka dukomeze ikiganiro iyi myanya ibiri hasigaye wa Benda n'ubundi Benda araza mu kanya Benda nahagera arawinjiramo wanjye diva kuri nawe yagize diva Niwe wanjye diva I'm single. urumva urakora kuri goro nukora kuri goro nkuzamure iyi myanya iragurishwa ibiri twagiye ariko bitavuze ko n'ubundi ariko kanze niba abantu banjye twagiye urakora kuri goro uzamuke muri uyu mwanya ku bantu 900 ushobora kugira ikintu babwira cyangwa bakakureba iri joro hagiye guca uwambaye gore ijambo ni ryawe se muhungu iri joro turabona oh thank you so much Kevin Eric fata ijambo ko mucecetse Eric yaje Eric ijambo ni ryawe aho kwitayeho twagiye Eric komeza turakumva Brighton thank you umva mvuge cyangwa vuga turagutegereje handi wa muting ugatubwira ariko Juliet mushireho kamera ariko mushireho kamera zanyu biri kumbangamira mushireho kamera Eric komeza iyi nkuru yivi muzika wari ugeze ahantu uvuga ko Ben atahana abagore na Shakira gatahana abagabo dukomeze ntabwo niragiye ntabwo twaharenze ntabwo twahumvishe hasubiremo wari utubwiye ko badashobotse Ben atahana abagore na Shakira gatahana abagabo badashobotse ni indaya bose nkibaza niba bari muri open relationship nyine bikansanga turasize so rero jewe nta kintu ngize nkora na Benda babarira udufashe uhere ku mwanya wa mbere kuva ku munsi wa mbere uhura na bari abantu Benda mwahuye mute ubundi twahuye turi mu kazi nyine DJ Benda mwahuye mute mutandukanye mute shiraho umucyo kuri ibintu Eric batagufata nabi havuzwe inkuru nyinshi reba ubuse niba ugututangira ariko sha umva nkubwire ngo abantu bazajya batukana muri comment za ujye bakuramo bakuraho iyo sura yo wamupinganye turenda kuruko ngwata niyo utagira depression uyu mukozi
uri gushaka evidence na mute harongera kwandika umuntu wakoze subscription. Eric komeza. Eric fata umwanya udusobanurire, ntabwo nshaka kugira ngo ugire ishusho mbi. Abantu mutapinge ariko mbibutse ko abantu muri gutukana murebe itegeko nabashyiriye warning musoma abantu basoma icyongereza. Eric fata ijambo ndagira ngo dushyireho umucyo bro. Twagiye. Anyway, so rero uriya mutipe ndamubwira ati hano hantu haratuma ducika amazi. Yego. Tubabarire ureke kujya ahantu hazatuma ducika amazi. Kuko n'uwadutumiraga yatangiye kumutumira wenyine akagenda wenyine. Naze ngatugisha inama nka timu. Tubona ari kuri fly. Biba nka gatatu. Ariko urasimbutse brother. Ndakubwiye niba bigukundira n'ubu ntabwo biza gutinda, tubwira ukuntu wahuye nawe noneho uhita ubicagura ugere impamvu mutandukanye, biraza kudufasha. Icyo ndakora ndukura twahuriye mu kazi ari DJ Caspi wamuje na Gaona wa Derash. Yego. Mu kwa karindwi yego. Noneho tugiye niho nakoze bwa mbere, noneho nanuza ati turahabonye ibyo Brian yavanze akavuga ngo niwe waduhisha akazi kandi no kugira agire hari ari DJ Caspi yamusabiye akazi, ahubwo niwe wasabiye Brenda akazi hari. Yego. Ya DJ Caspi nawe wiza kumuvugira yewe cyo nuko Brenda niwe warafite hariya ko njye natavuga umuntu adari yamushyizeho ko yari ariho gukiyamukuyo yamushyizeho akavuga akivugira. Brenda niwe wari uriho. Dushaka Brenda. Okay, niba ari ibyo rero ubivuze gutyo mani mbamubwire Brenda hariya yari afite izina muri Rendime Chape, icyo ntabwo ari ukubeshya kandi ntabwo yakoranaga ngo na DJ Caspi gusa, yanakoranaga n'abandi ba DJ ko nanjye ndumva narigeze kuhakorera icyo gihe na Brenda nawe ari we ukihakorera. So ahubwo wenda we waraje bose ubashyira hamwe umera nk'umuntu wubatse team. Twagiye. Urimo kubivanga wowe utangira wavuze ngo nuko nahise nko kosora, wavuze ngo niwe wamesheje akazi muri Derash. Yabivuze Brian. Yego nari nzi yuko ariwe watumye mujya Derash, ariko wabisobanuye njye nari nzi kuko ariwe wakoreraga iyo numvaga ariwe wabajyanye. Yes. Anyway, Derash ntabwo ari ahantu hadanje, sinzi impamvu ariho wivanze cyane. Ntabwo harenze People, ntiharenze The Bironje, ntiharenze Roza. Wanjye impamvu ndi kuvuga Derash reka nyigusubiremo tutongera no kuyigaruka nuko ariho njyewe namenyeye Brenda ari gukorera, niho njyewe menya niho yakoreraga. Ahubwo nyuma muza kujyana naho ubundi Derash siko ahantu se oyaye. Ntabwo nyine numiwe nyine ibintu. Anyway, so ubwo rero maze kureka The Wave namwe na Derash ntuzasubireyo kuko bari nko gushaka kuducamo ibice. Niba turi timu bagatwara umuntu umwe ukanagenda utanatubajije ni igisura mbi. Nicyo kibazo cy'ababosi b'i Kigali gushaka gucanishamo abantu. Ibyo bintu nabyo mujye mubibabwira. Shimira abantu bari kugutama Brian. Timu utangiye gucinya umushaka guha akazi ngo umwihorere. Manzi ushimira abantu bari kuguhereza amagift Brian. Ngaho Brian rero ikibazo cyawe nawe Brian, reka Eric atange story wowe uraza kuvuga nyuma. Mute Brian kamumute. Oya namumitinze komeza namumitinze komeza utanga umucyo. Abantu bo kuri Twitter reka mbabwire ngo mu joining TikTok niho turi niho byabereye. Abafite TikTok mu joining Godfather. Eric komeza. Ariko n'abadafite TikTok ntabwo nigeze mbibagirwa, ni mugumanga mwumva ibibera mu mujyi wa Kigali. Eric ijambo ni ryawe. Anyway, ubwo bino turamubwira njye na Caspi rero dukora amafaranga menshi kora n'utubari twinshi. Tubabarire hano hantu batangiye gufunga club bakatwishyura muri lounge, rero dukorera ngo expenses ngo ni nyinshi. Bigaragara ko abantu bagiye kurinda imuka batangiye guhomba. Nako n'abantu baramenyereye club ngo no mutangire ngo ubabwire ngo club nikora ngo bicara abantu muri lounge. Iyo nibyo we Reka abantu bamanze basome Brian, ibi ngibi nzi ko bigufitiye akamaro. Urimo kunyumva? Iyi warning ndi gushyiraho kuri aba bantu bigufitiye akamaro. Babarira ubirebe n'ukuri. Soma. Sometimes ibi ngibi ndi kubwira abantu baranga bagomba bamenye ko izi platform dukoresha ntabwo abantu bagomba kuzikoresha basenya. Turi kumwe? Wabibonye? Aya ma YouTuber ni ukuvuga ngo namaze gufata umunyamategeko uza dore baba YouTuber bari aha ngaha.
gufata content z'abantu n'amasura y'abantu ukajya kubikoresha ukoresha amatayito aharabika, ndakurega. Umunyamategeko arahari. Hano turi abantu 1000, mu by'ukuri kuza hano ugahangara amasura y'abantu ugenda guharabika. Dore ngiyi warning nashyize kuri platform. Ndakubwiza ukuri, ibi ngibi bigize icyaha mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, ndabarega. Umunyamategeko aragutwara mu nkiko wa YouTuber we. Ntabwo nanze ko mufata content, ni muzifata ariko mugende muzikoreshe mu buryo bufite umucyo. Ushyireho title ijyanye n'ikiganiro turiho. Ikindi, twara ikiganiro cyose ureke gukata utuntu. Mugende mubaho n'ubundi ndabatunze. Ni ibisanzwe no kuri Twitter niko bimeze. Ariko kuza ugafata amasura y'abantu hano, warangiza ukagenda ukajya guharabika, ugafata Eric ukagenda ukamuhindanya, buriya ukamuvuga ibitariho. Nashyizeho umunyamategeko, ndabarega. Turaburana. Icyo ni icya mbere. Mureke dukurikize iby'inzego zivuga, dukoreshe social media mu buryo bwubaka pana uburyo busenya. Icyo ni icya mbere. Itangazo rya kabiri, dukomeze ikiganiro ihangane. Itangazo rya kabiri ni iringiri mureba. Hano kuri iyi pano ndashaka ko umuntu adusomere. Juliet, take your time, somera itangazo. Warning. We are here for fun and laughter, but let's keep it safe and respectful. To all the ladies, stay sharp. Don't trust anyone who might take advantage of your kindness. To all gentlemen, respect our men and sisters. Treat them with the honor they deserve, like the queens they are. Ladies, I can protect you here on my panel. Godfather 250. Protect yourself in the end. Thank you. Murakoze cyane kuko ndashaka kugira ngo abantu bajye babyumva, abantu bazi bakora izo body shaming no gufata abana hano bakavuga ngo turahangaha ngo abakobwa baje kuri iyi pano. Hano nta mukobwa dufite udafite akazi. Brian ni umukozi, murabizi. Mureba abantu bose baraha. So kuza hano ukavuga ko abantu bari kwigurisha, ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ni discrimination na harassment mukorera abantu, mugatuma abantu badashobora kwisanzura ngo bavuge ibitekerezo byabo. Ibi ngibi ntabwo ari byo. So ndabasabye, ntabwo dushaka kugira ngo duserere, mureke gukoresha ngo mufate mukoreshe urwango gusa. Turi guhavinga fana no tukishima tugatarama, abantu bakagenda bagahindura context. Ntabwo ari byo. So iri ni itangazo nifuje ko rijyaje rinyuraho. Reka dukomeze, ndumva nta n'indi mpamvu. Brian ngaho ngwino. Eric turagutegereje. Naziriya title zirahamura abantu bazazireke gatfatira ibyo bibabwira. No, ibindi bindekere twagiye. Eric ijambo ni ryawe. Brian na Semungu basubiranyemo. Ese wote ubundi mutinga Mike ufite abafollowers 2 ahangaha uvuga tugwaye ijambo. Ase ko ndi tumarufishi nje kwirebera Brian na wanjye na Semuhungu. Wanjye ubundi. Ngaho mutinga hano bavuga tugwaye ijambo. Ariko Brian ntukajya urakara, iyo urakaye biba bigiho guseka. Ndakumanura ubundi wowe, ndakumanura urumuroko wowe ukoresha umurenge sako, nta nubwo uzi kugura gift uko bigenda. Tuza abantu bagufollowing, durubaze gufurengwa n'abantu 710. Tuza abantu b'abaroko b'i Kigali. Iyi platform muyikoresha ku buntu bw'Uwiteka, nta magift mutanga, ntimwakora subscription. Urebye nuko nyine ufite izina ku zindi mbuga, urakasa mutwe. Niyo mpamvu hano wahawe ikuzo. Iyo wubatse izina riragukurikira no ku zindi platform, no brainer. Timazu tuzuye umwanya wawe ugura $25 nagushyizemo. Urumva? Uwo mwanya urimo ugura $25 my friend, ariko kubera izina ryawe dore urahatimaje kubusa. Reka dukomeze. Eric ijambo ni ryawe. Eric fata ijambo. Twagiye birashyushye. Ngaho mutinga. Dukomeze. Abantu 100 barenga kuri Twitter, ibiri kubera kuri TikTok ni nk'ibyabereye ikana umwami Yesu ari gufasha akana ka Yayiro. Eric Semungu tugende. Ngo cejeje se Brian. Eric Semungu urahari? Brian ni Eric Semungu ndabona network yamwangiye, zana wa muhungu wawe muri kumwe aho ngaho. Ngwiki? Wa mugore yaje turashize. Ngaho ngwino. Ngaho turika ijambo ni ryawe. Ntabwo turi mu rubanza tugomba kudushyiraho ukuri. Baravuga ko Eric reka ntabwo bashaka kuvuga ibiri kubera mu gikari. Reka nkubwire ibiri kubera mu gikari, ntabwo njya mpabuka. Baravuga ko Benda waje ukamurya Tigo, urangije kumurangiza, ubu ngubu wamujugunye. Urumva ibintu biri kuvuga amatiko ari kuvuga hirya? Urumva ibintu biri kuvugwa? Waramufasha uramubenura, umugira gore none wamujugunye. So ibi ngibi rero ndashaka ngo bishyireho umucyo.
urumva abantu barajya gufata ko wafashe uriya ukamugira umugore warangiza ukaba wamushubije hirya umaze kujugunya kabutindi bishyireho bikiriyaringe umuti ushireho je nta banga ngira ntabwo ari umwana twagiye oke twagiye rero tubwira ijambo ni ryawe abari mu meeting ari hano mbere yamaze kwagera agiye kuzamuka wowe fatira aho vuga view yawe so ndetse na muri ntabwo ndasubira mu bintu byose kuko that's too much twapfuye n'ibi bapfuye yuko ajya gusinga ahantu aciriritse kandi standard yanjye bitagendana ndamubwira ati man you have to change kandi bari kuducamo ibice ni gute wagenda gutunga kugenda gusinga ahantu wenyine ntuzana n'abiture as a team bashinzwe kubagiye aho hantu kandi ahambere twaravuye kubona ukuntu bari batanya kudufata murakushyira kashi zawe zose agatanya kugira ngo uhageze ku kazi ngo akorera kuri pourcentage kandi uzi neza ko turaza guha amafaranga yuzuye kubishaka urumva so akabyemera akava mu mahanga abyemeye yagera mu rugo ngo umugore we akabimubuza so umugore ngo niwe mujyanama mukuru wa Shakira so ubwo rero ngira ngo yahisemo kumvira umugore we Shakira so umugore we ariwe uzamufasha kubona ibindi birapfana nk'uko Brianna we ngo basaza ari icyamare mu mujyi wa Kigali akoze thank you ariko muzi none wamwirukanye ubu yanjye nabivuze yuko General Bella yarasi we Chantale ndakumanura uracyari mu kazi kamwe nkumanuye sande uretse gato uretse gato Caspi requestinga DJ Caspi requestinga nkubone DJ Caspi urihe DJ Caspi baru requesting umwanya n'uwawe twagusigiye General Bella watanaga abagore Shakira ugatahana abagabo niko bivuga ibisanzwe rwose njyewe ntabwo uriya muhungu icyo dukorana nta kintu nakorana gukorana uvuga ni ukumubenura ikintu kimwe nzi batagomba gushinja Eric nuko agomba kuzamo ibyo bintu ngo Eric ngo yashatse ngo gufata Bella wamuterete nk'ibiti oya mukavana mu bwoko bawe ntiyangera igifi nirobeye DJ Caspi nguyu DJ Caspi yawe Eric ubarata mwibarize umva se uratekereza ko kuba Shakira yaragiye gukundana na Benda ari byo bishobora kuba bitumye asigaye yitwara uko yishakiye oya uriya mugore amujya mu matwi imana akamwangiza munoza ibintu byose twapanze akavuga ngo n'umujyanama mukuru akabimubuza akamujya mu matwi kandi yavuye mu rugo yemeye ni ukuvuga ngo Benda akunda Shakira Brianna to make it story short last Friday got 3 people njye naramwibwiriye mwana hari ahantu tubone tuhava umuteremuko vuga derashe na za dewe ngo bari tuzasubirayo dufata ahantu heza dushaka gukora iminsi 2 mu cyumweru tukabona amafaranga menshi kandi kuko amafaranga twakura na devilonge ni amafaranga menshi nani ati aho ducika amazi twaguma aho ngaho ameze neza arabyemera nani ati ariko nusubira hariya kuko twaratuma warning akabyemera ngo yagera mu gakihinduka nani nusubira hariya mani tuzadutandukana njye nabimwibwiriye guess what twagwe ducuranye yavuze ngo nanga zongera ngo nanga ashaka gutandukana natwe aranarira bwo aragira twagwe ducuranye twongeye kubona aposinze nuza flyer yo gukora muri derashe wenyine kwa mbere natoye umwana ntabwo yumva bitamusimbuza emusinari okay reka duhe DJ Caspi ijambo wenda aragira byinshi ababwira nafungure kamera fungura kamera turebe niba utisigaye wisiga libu stick bifungure biravuga ko gusigaye witega rega ibyo nawe birahari bitumvikana ko tuvugana ndi off camera ngaho vuga none se ndakora iki ko dushaka kumva ibyo uvuga nta kundi ubwira ikintu cya mbere mani yego ntimukajye mukora ku gihugu abantu umuntu adahari hatari impande zombi sibyo what do you mean hano turi kumuvugira mu gikari uretse ikindi kintu yani ari ndimo mbumvaho kare kuri kudukanga none se kuvuga nturi umustar oya ntago ndi kuvuga nabi nuko nari niryamye bro byuka ariko kuvuga udahari ntacyo bitwekeka tukuze nabi ntago ari njyewe ndi kuvuga Benda ntabwo ndi kuvuga njyewe yaza ubu nta muntu n'umuranga uziranye na Benda ngamuhamagare kandi no Brenda mute your mic Brenda mutinga mic yawe bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'ababosi man ngira ngo uri umunsi wa mbere njye nawe dufwana ikintu twapfuye ni umuntu waduteranyije
Benda uriya ninjye wamuzanye hariya, Eric ninjye wamuzanye hariya. Noneho twebwe turicara dukora timu turi batatu, ndavuga reka Benda tumufate bora tuyite gutya. Eric ati tugomba gukora. Twebwe ntakubeshya twe twadiringaga amadiru yose. Benda ikintu yazize ngiki, Benda twarakoze uribuka Brian dushwananye nawe muri ntuze twari umubosi uduteranyije muri The Rush nta kabosi kifashe karaduteranya nyina Brian tureba nayo intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza. Umuniga arandakarira, umuniga rero impamvu yandakariye ngiyi, Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make ntiyari uri kumwinyina, aramubwira bro ngwino nkwereke ukuntu sasa dushaka gukora wowe ukagira ikintu ugeraho nawe. Benda araza ari no kubyanga ku mafaranga make. Noneho hajyaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs. Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari, ashaka kwivumba. Ndamubwira bro ufite inshingano nyinshi, ufite umwana ureberera kandi aya mafaranga yo kuwa mbere afite ikintu yagufasha. Njyewe mfite ahandi hantu nkora nubwo nawe nari gukora hari, ahubwo ujye utegereza nidukora rotation nkagaruka dukora, ariko nyine komeza ukora akazi kawe. Benda arambwira ati nta kibazo, ndahamusiga. Noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric. Ndamubwira ariko Eric kuri muri ntabwo wareka tukikorera. Ati se gute ko bino bintu ntabimenyere? Ndamubwira weho reka dukore tutangire ibintu by'ubuhoza arangiye umujye mbu mu DJ. Arambwira ati rero amafaranga nshaka ntabwo bano bantu bayama. Ndamubwira oya rero noneho wowe ikintu ugiye gukora ngiki, umuntu uzajya uvuga ko agushaka njye nzajya ndiringa nawe. Tangira ko umukipe ngo ni Manzi yari inshuti yanjye. Arambwira bro waba wari ukanzana Eric. Ndamubwira amafaranga nawe urayamuha? Ati ni menshi. Ashaka kunyumvisha buryo cyo agomba kumpa amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye. Ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka. Njyewe nimba dukoranye n'umuntu muha amafaranga ye abyange cyangwa abyemera. Arambwira ati basi mumba bari umugabanye kuri aya. Ndamubwira okay nta kibazo. Eric ndamubwira rero ukorera no mafaranga twese na bino bintu muri turebe ukuntu bimeze. Eric arabyemera, amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric. Noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho, Benda amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye. Yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric. Uwo ninde? Uwo mu boss. Okay. Noneho umunsi umwe aza kwifata, aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yoherezaho amafaranga kugira ngo arebe ko hari amafaranga ntwara kuri Eric. Boskani ntuzamure. Komeza. Sinagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga ya Eric utayamaye ukayamwihera. Ndabyihorera ibyo bintu byose. Noneho nakoze iki, nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze neza. Ndamubwira Eric ntabwo twakora twenyine, reka na Eric na Benda ndabona ari umuntu uri positive nubwo yari kubikwisabira, reka dukorane turi batatu. Urumva Benda amafaranga yahembwaga yarikubye. Yikubye umutipa atangira kundangarira kuko yabonaga ko strategy y'ibyo bintu ari njye wayize gute wayitangije. Yabonaga Benda ku mafaranga makeya ari kubona uburyo ajya guca kuri Eric agasanga ninjye uri kumubangamira. Umutipa ashaka kunsopanya nande na Brian turashwana bimwe bya nyabyo. Tuza kuganira ibibazo turabikemura, tubikemuye ahubwo we akuza beef. Induwo uwo mu boss akujije beef ashaka guhostingisha Eric na Benda njye ntarimo. Ndababwira bro mugende mukorera amafaranga njye nta kibazo, kuko njye mfite n'ahandi hantu ngiye mba nkorera nubwo nakora muri team. Mfite ahandi hantu basanze mfite contract ariko itararangira, ariko irangiye nza signing out mpite nkora nyine biri straight muri traffic n'ahandi hantu ncamiki. Noneho Brian icyo gihe tumaze gukemura icyo kibazo, beef ahita yinkiraho uwo mutipe. Ayinkizeho akoresha Benda na Semuhungu. Ndababwira nta kibazo mwebwe mukomeze mukore. Kandi kabari twakoreragamo dukora umunsi wo ku cyumweru. Uwo mu boss aza gufatamo shares. Aje gufatamo shares arababwira ntabwo nshaka Caspi.
abatipe barafightinga Benda nande na Simba bavuga ati nta wundi muntu ushaka. Ndababwira yo mwebwe mwikorere mari nimugire ikibazo. Barakora. Bamaze gukora batangira kuzana ibintu. Hari umunsi waje kuba ikibazo, bazana ibintu ngo bya pourcentage kandi bari baje mu kazi batavuganye nabo ngo bafunze club ngo iry'umuriro. Batangira gushwana. Ndababwira yo mwebwe kunoro bigiye kugenda. Urabona turi mu gihe cy'imvura. Niba umuntu afunze umutwe gutya mwebwe mujye mwaka avance. Niba na failinga gutyo mucungire kuri ya avance ati sawa. N'abandi by'icyo gihe ukuntu byaje kugenda byaje kurangira binaniranywe batangira gushwana. Uwo muboss tangira gushwana nabo. Eric aramubwira rero ngewe ndakorera aya mafaranga niba utayama ikireho byihorere. Aho kugira ngo Benda following a team aravuga ngo ya ngo ngiye ngo reka ngiye ngo nkorerenga amafaranga ngo ngiye ngo nta kibazo ngo we niba utayemera ngiye ngo ndayemera. Icyo gihe yasohoka flyer yo kuwa gatatu hariho Eric ari bukorera aho hantu kandi nta wundi muntu uri hagati yanjye nande na Benda, ariko arabitumenyesha aratubwira ngiye bamaye amafaranga ngo nze mbe mpari gusa. Murabyumva gute? Ambwira okay nta bintu ubundi nta cyadanje genda ukore. Aca hindi weekend bahamagara Benda muri The Rush kubera ko ubumanzi yari yananiwe affordinga budget yande ya Eric. Benda abona flyer isohotse hariho we n'abandi bantu. Benda ntiyavuga ati boss kusohoye hatariho Eric bimeze biti. Benda ari postingira. Ndavuga ese byagenze gute? Ndababaza bose. Eric arambwira ati nabibonye kuri ndamaza Benda ko flyer sohotse itariho Eric byagenze gute manzi mwavuganye iki? Arambwira rero ngiye nabonye ngo flyer sohotse ubwo byaba byiza na Eric amwivugishirije. Ndavuga oya ntabwo ariko byakagenze. Weekend ya mbere arakora tunagiye turamusapotinga turata weekend aho rero Eric ndavuga reka tuze kubonana tugire ibintu tuvugana. Turabonana ngiye nande na Benda na Eric. Abantu mutapinge mukore kuri Hatimi mukore kuri Goro dore ko mwabaye komeza. Benda turicara ndavuga Benda mbabara umubwizo ukuri turi abantu turakorana wenda ngewe ishu yanjye irahari turayizi twese ariko ni iki cyatumye ubona flyer iriho Eric ntuhamagare Eric ngo umubaze cyangwa ubaze boss uguhaye ibi ngibi uri kubikora. Benda asubiza ikibazo kigira ngo ariko Eric ngo ni umuntu mukuru ubu nawe ngo yari guhamagara boss akamwibariza kandi imagine as a team turashize. Ndamubwira Benda kamubwira ikintu utaruzi fight zawe nakoze wowe ukaba utaruzize. Nawe yabikubwira ahantu twakoreye baravuga ngo ntabwo bashaka umubyinnyi Benda. Ndamubwira ngo yo turi team niba utamushaka tureke. Birangira mpaka Benda birangira batuje nyine turakora. Noneho haza kuza indi deal from Uganda nomad kana nahavuga turashize. Barampamagara barambwira muri jowo yari mu Rwanda ejo bundi yitwa Mashetsi Anod. Arambwira Gaspi uri he? Ndamubwira ndi namubeshye ko ndi Nyamata ariko nandi Kigali nuko nashaka kubona nawe. Arambwira ndashaka ko tubonana. Turabonana twavuganye ahubwo mbere arambwira ngo nshaka kugutumira ngari kukazana no artist. Ndavuga suwe mu artist arambwira hagati ya Ariel na Kivumbi. Ndamubwira rero Raziska uraseki ko ibintu byabaye uburyohe ko wareba abantu 1000 barenga bamaze kuhagera hano ko biryoshye abantu mudakoresha TikTok mukuri mubahoyemo muti muze TikTok hafungutse. Oya Benda uramuzi se ngo oya mwereka Eric kuri page ya Instagram abona aramuzi aravuga ngo ariko ngo njya mubona mweretse Benda abona naga muzi ahita ambwira noneho weho mbwira uwo ngo Eric muzane mundebe kuri apartment. Uri kumva njyayo na Eric tumitingane uwo mutipe arambwira se
Kaspi ubu nguyu mwamwihoreye wowe ukazana n'uyu nguyu Eric ndamubwira sha ntabwo byakunda ahubwo ikintu wamfasha nimba ari ibintu ubona byaguhenda katugabanye ku mafaranga ariko twese tugende. Okay. Ndamubwira Benda ibi bintu ntabwo wari uzi ko byose nafayitinze kubera byo. So wowe rero ikintu gihari rwanirira timu kurenza uko ushobora gushaka indonke z'ako kanya cyangwa kwirebaho wowe ubwawe. Benda arambwira ati numva buri kumbwira nabi ariko aka kanya noneho ndi kubyumva. Ndamubwira Eric ngo uyu hano ntabwo ndi kukwitakaho. Ngiye na fightinze ku bwawe inshuro nyinshi ariko ntabwo nigeze nza ngo mbikubwire. Rero ikintu gihari bro, ahantu ushaka kujya gukora aka kanya ndabyumva pe ushaka amafaranga ariko icyo bashaka ni iki? Ni abantu babazanira abantu. Weho ugenda umwicaza umubwire rero ufitanye ikibazo na Kaspi ntabwo gifitanye na Eric. Mukomeze mukore muri babiri nge ntuzanamvugemo uzandeke. Ariko mwebwe mukomeze mukore muri babiri. Benda ati ndi kubyumva pe nta kibazo. Wari umunsi wo kuwa kane tugiye gukorera Antonov. Turataha pe Benda ibintu bimeze neza. Icyo gihe naragiye mbasigira na Eric bari kuza kuko njye nagomba guca mu rugo kuwa gatanu sasa. Tugeze muri Pipo njye harane nabanje kujya gucuranga nza nyereweho. Benda ahita ampobera ati Kaspi yamvugiraga irihe jambo ryo mu cyongereza ngo together we can. Ararivuga kuko ijoro ryose kambwira Kaspi together we can. Ndamubwira wabaye iki? Arambwira man ndagukunda kandi ibi bintu niwe wabinzanyemo niyo mpamvu ugomba kumva ikintu ugomba kumbwira. Ndamubwira fresh nimba wabyumvishe. Ubwo nsanga we na Eric bafatanye bituranye avuga ati no kuri barimo mbabarira nyine like mu buryo buri emotion barimo bavuga nyine buryo ki nashakira yarahari. Avuga ati ngenje no gupostinga ko nge ntazakora kwa Manzi. Ndamubwira oya wipostinga kutazakora kwa Manzi ahubwo umutange condition binanirwe cyangwa bigende gutari kudapostinga ngo ntabwo uzasubira ahantu ngo utasubirayo. Turatashye akazi kararangiye burakeye tugiye gukorera andi mafaranga ari Nyamirambo Bilonge. Turatashye mu gitondo mbyutse nsanga voice note muri groupe. Ndibaza uyu ni Benda twavuganaga ninde. Ikintu yakoze yahise avuga ati ngumva mbabwire rero ngo mwese muri abakire ngo mufite amamodoka ngo Kaspi mufite imodoka yawe ngo na Eric afite imodoka ye ngo njyewe ngo mumbabarire ngari amafaranga ngiye kuyakorera. Izina ry'Imana narumiwe nta n'ikintu nashubije ahubwo naribaje se Mana yanjye umuntu twavuganaga nijoro. Mwana we niba ari njyewe utari uri kukumva neza numvaga bicikagurika ariko kuhabona ari njyewe njyenyine n'ahandi. Nasubireho inyuma gatoya kuri ako k'imodoka. Yego komeza brother. Nyine yoherejemo nuze voice note muri groupe duhuriyemo. Mwese ngo Kaspi ngo ufite imodoka ngo nawe ngo Eric ngo ufite imodoka ngo nanjye ngo nkeneye ngo kugura imodoka. Ndavuga wa afitemo na Jaras. Kandi nta muntu uramusiga ku nzira ntaratega moto iyo ntamufashe Eric aramufata. Ndibaza uyu mugabo w'amagara Eric ndamubwira voice note Benda ejo wayumvise. Komeza na ntabwo nigize nyumva ajya muri groupe rero. Hava imyiyoherezamo indi ya kabiri arababwira noneho muze n'ibindi se ngenda ajyayo. Ntabwo uzi ikintu naracecetse. Eric ubwo urumva Eric nawe agira umujinya wagira ngo ni umurandura nzuzi aba ararakaye. Ndamubwira se tumuvugishe ariko se tumuvugishe iki kandi twaramuvugishije n'ibintu byose twavuze numva nibyo. Arambwira rero nge Benda naramukagiye asohoye flyer agakora. Turamwihorera nako dusohora indi atariho tumwihorere. Ndamwita nizara ndatekereza ndavuga Benda okay Benda mari n'umwana mwiza ariko nyine afite utuntu nyine namenye ukuntu tumeze. Noneho habaye iki rero nahise mvuga nimba havuyemo imbaraga za Benda soko ntacyo yari amaze nawe ni umuntu kandi twakoranaga neza. Amagara Eric namugara Eric waretse tukavugisha nariyo. Shana yajijinganyije nawe
kuko twese tuziranye ari nariyo ntabwo baziranye ejo bundi baziranye kera. Ahita ambwira noneho nta kibazo reka tumuvugishe twumve. Nariyo turamuvugisha twumva ari positive, niko gutangira gukorana nawe. Benda nawe atangira gukora biriya. Nta kindi kintu twapfuye na Benda, nta ntanda nini zabayemo, ahubwo habayemo ikintu nyine cyo kugira gute cyo kutumvikana. Ariko mu by'ukuri kugira ngo njye na Benda na Eric dushake gutandukana, nimba mwibukura mu boss wa mbere nababwiye wa Derash, yashakaga kugira ngo aducagagure kugira ngo ajye afata buri muntu umwe mu buryo bumworoheye. Navugisha Eric asanga ari wenyine, ngwino nta kibazo. Yatangiye agira inama Eric aramubwira ngo ese Eric kuri kuvuga ngo uzajya ukorana na team yawe, yabanje gushaka gukoresha Eric aranga ko Caspi yagiye gucuranga muri stade mwajyanye. Nyine atangira kumwereka ko hari ibintu amaso yatabona ariko ari kubona. Bishatse kuvuga iki rero? Benda nta kindi kibazo, just no kudakurikiza terms and conditions za team, nta kindi. Thank you so much. Hari umuntu wabashije kuvugana na Benda? Brian waragiye guhamagara Benda byakunze? Thank you DJ Caspi, urakoze cyane. Brian fungura mic yawe. Mwamamagaye. Muhamagare Benda. Irafunguye. Muhamagarire Benda. Benda turi kumuhamagara biri kugenda. Uzana umuyobozi fana amagazi yongera. Maso adufa. Mukatsaje. Koshatesha gira drama mu buzima. None ndavuga ngo name mamagare ngo nasimukadiri. Ngo iki? Kwa mana. Bibutse ko ngo none se uko se mwe yavuze ngo amadira ngo nawe ajya kuyadira nawe kandi ngo numva ngari Caspi ngo yadiriye. yego. Akubwiye noza ya Uganda nakubwiye ahantu hose man mu mezi atatu tuzaba dukoreye fan fair, dukoreye Tayamo, dukoreye people Bironge, the wave, dukoreye ahantu hose mu gihe cyo tuzengurutse. Dukoreye Antono, dukoreye ahantu henshi cyane man, kandi n'ahandi haracyaza. So ntabwo ari kuvuga ngo umuntu ukoze Mugabe uyu nguyu maze avuga ngo Benda bamaze kuvuga nakubwira ngo ikize cyangwa yifitiye isoni zo kuza hano mwaba. Ntabwo Benda ni umusitari yagira isoni ziki zo kuza. Benda araza. Abantu muruva weteta abantu muruva ngo Benda ni ikigo ry'indakuboroka. Juliet ndagusabye we fokasinga kuri comment, urushyiramo comment itukana nk'ibisanzwe ibishanga utumure kabutindi. Tuba tuganira hano ntabwo turanga kugira ngo duteranye abantu cyangwa dusenye. Ibintu byo kubatandukanya mu byo ko ngiye ntabyo ndimo ngo umugore n'umugabo wareva byirimo, so nawe yaza akabivuga ko ibyo cyapfuje mu so reka dukomeze. Benda mbere y'uko aza no kuvuga ngo ko nkubwire se muhu, urumva nubwo mujya mwanga kuvuga ariko iyo kutavuga ntabwo ari byiza. Kutavuga ntabwo ari byiza. Brian yari amaze kugira ataye kunsimukana atazi n'ukuntu ibintu bimeze. Benda ni uwacu nawe uri uwacu, tugomba gukora umucyo ukabaho, buri muntu akagenda agakora akagira iterambere. Ibi bintu ntabwo bigomba kuza nk'amatiko, abantu bagomba gukorera hamwe. Ibi bintu by'uko umuntu ashize iduka hariya cyangwa bagiye gukora ibintu mwakarogesha undi, ibintu n'ubwangati, ntabwo ibintu bikwiye muri community nyarwanda, sibyo? Okay, sawa, tumutegereje tukimutegereje zana umugabo hano, mubwira ze hano nawe. We Tesha vayo. Tesha naze. No, Benda araje, twumvishe version ya Semuhungu, twumvishe version ya Caspi, reka tuze. Ngwino hano mugabo wa mugabo we. Ngwino hano. Ngwino hano. Wowe ikibazo cyawe ngo ni iki? Dore mu bantu 1000 na magana ngo ikibazo ufite ni iki? Reka kwikinira ibintu bya burage ba serious.
Erega impamvu ibintu bitagira agaciro mu bintu byose baba mwabishinikiyemo. Fata umwanya baseriye utangi. Se muhungu myutinga make yawe gatoya. So, umva we Tesha. Tesha reka gushinyika, fata umwanya baseriye nk'umuntu uri kuguguna uruhu, utubwira ikibazo cyawe ni ikihe. Oh my god. Njyewe ikibazo mfite. Yego. Njyewe ikibazo mfite mani ni icy'abantu b'inshyagutsi baba batumva abandi bantu bagenzi babo. N'ejo hari umuntu wanyandikiye sinzi ibintu na postinze aranyandikira ngo Tesha ngo Imana iragukunda ngo reka kuba gutyo ngo uri mwiza ngo wabaho neza wakora ibintu birenze. Ndamubwira nawe Imana iragukunda nubwo uzagenga abantu utabere. Rero mani like umuntu niba ukuntu yiyumva akaba wenda adafite ukuntu abihindura n'abahaye urugero ndavuga ngo nta muntu wakwishimira ko umubyeyi amwanga, sosiyete imwanga, abavandimwe bamucikaho, afite uburyo yabihinduramo bakamukunda bakabana mu mahoro ngo areke guhindura. Rero birababaza cyane birababaza nyine mwebwe nuko mutabimenya ko umuntu arababara deep down nyine urababara nuko nta kindi kintu wowe wabihinduraho cyangwa ngo ubikoreho. Kuba utakumva umuntu bitewe n'ukuntu yiyumva ngo ubyubahe wumve ko ari umuntu mugenzi wawe nawe ava amaraso nk'uko uyazi. Ikibazo mfite ni iki ngiki. Ubuse nk'uko ari iki cyanjye kandi ari umusore bamushinja ibintu kandi babimushinja kubera iki. Uretse gato tugende gake. Ubazahita nyanganje ugunye ibishingwa avuga ati umva. Tugende gake nkubaze sibyo? Ahangaha uri ndakubaza. Uri umunyarwandakazi nk'abandi. Sorry, uri umunyarwandakazi, uri umunyarwanda. Ngwino hano. Buriya ihangane gato. Uri umunyarwandakazi. Bivuze ngo niba umunyarwandakazi uremera ko uri umukobwa. Uri umutegarugori. Nta mutegarugori. Umuntu ategura urugore wabwanga amaze kubyara, amaze kwitwa umubyeyi. None se wari wabyara. Uri umukobwa. Uri umukobwa urabyemera. Ninjye mutegarugori. Wowe uri umutegarugori. Wowe uri umutegarugori Brian. Uri umutegarugori. Garuka hano. Wowe uri umutegarugori. Reka tugaruke kuri uwo mwangavu. Ngwino hano. Umva nkubwire Tesha. Ibi bintu mu Rwanda umuntu ukora indi discrimination wemerewe kujya muri ribu kamurega yo gukorera harassment yakabiryozwa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abantu baryamana bahuje ibitsina, ariko se baryamana bahuje ibitsina gute? Abantu baryamana bahuje ibitsina mu Rwanda nta muntu wemerewe kubaharasinga. Keretse ugiye Buganda nibwo bagukona, uzibeshe uje bagutumure. Rero niba mu Rwanda ibyo ngibyo bihari, kuki uplaying ukagaragaza ko uzasubire bagutwike. Okay, tugende gakeya rero. Tugende gake. Ndi kukubaza ikibazo mfite kugaragara ko ubangamiwe. Hari umuntu wagukoreye harassment ujya kumurega ntiyahanwa. Akuryoje ko uryamana nabo muhuje igitsina. Subiza. Umuntu wo muri comment wamumenye. Subiza. Ama comment yose. Subiza ikibazo nkubajije ko kanzifunge. Comment njewe ziba. Nazi byutinze. Subiza. Wena ari ukuvuga haga ariko ngo dufare wajya mu kibazo cy'umuntu. Ntabwo yakubwiye ahangaha. Harabura umunota umwe. Komeza. Ifotoze singa postinga abantu batari kuvugana ngo dufare kuvuga mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe. Singa ifotoze ngo abantu batanuka ngo postinga abantu. None se kankubaze. Ko biruga bankora discrimination batazi bavuga ngo mfite ikirimi kibyimye mu kanwa nk'umuziha ntabwo byumva. Ntibahora bavuga ngo ndi ikimara ibyo bavuga ntabwo bizi. None urashaka kwa mwisi uri marayika batakuvuga. Ndakubaza urashaka kwa mwisi utavugwa. Bakuvuga nkuko bavuga abandi bose. Ikibazo cyanyu rero njya mfa namwe uretse gato. Urumva? So Tasha ikibazo cyawe tugitaye ibishanga ntago mupurenga victime ntago none se mungu singuyu ntari gukora. Se mungu bamwe bakazi kubera ari umutinganya. Byari byaba. Ese ko mundi kibazo ahura nabyo ntabwo ari ukuvanga Brian. Ntabwo Tasha yaje kubaregera n'abantu umucamanza ntabwo yaje kuregera yaje kubabwira abwira abantu niba utabashe kugira icyo ufasha ku muntu uceceka yaremye
wigora wiza kumvisha ibintu yakoze ari ubu kandi twese ntabwo man we are not perfect. Okay, niba cyangwa muri comment tugize muting n'abazi gutukamo ko baba uzazi muting no se batwareka bingana biti. Iyi niko kuri mukunda ukuri uzazi muting icyo ngufashije nakudarate abantu bakumenye ko ushaka umugore kandi nawe uri umukobwa nyine bakuga n'ubaterete ubatera ururimi none se nari ikindi we bere nahagera mumbwire we umudamu witwa Ishimwe Françoise yego yavuze ngo ngiye gusubiza ibintu neza ngo natinje mu buzima bw'abantu ngo navuze ngo ubuzima bwite ngo bwa Benda ngo nanoza ngo n'umugore we none se iyo bakoze ibinyamakuru bose bakavuga ngo ngiye naratandukanyije reka maze musubize Brian reka maze musubize Brian niko Françoise Ishimwe iyo bari kuvuga mu binyamakuru hose mu gihe natwaye umugabo wora mugore kandi bagabye bagasubira ko atandukanye kubera gutsara ibintu by'uburaya bakavuga ngo ngiye namutwaye atara yarageze wanjye mwe mate na kabiri konyine ubwo nase no ufite none ngo nitsaye seseka ahubwo se nanje kubashimika dukuna bantu natikura muntu dukorana mu kazi ubu nyuma yo kumushimika urakoze uko iki ko twabonye muri foto mu cyumba twabonye muri mu cyumba kuriri muri hoteli mujya kwifotoreza mu byumba nimwifotoreze ahandi hantu ntago bagira nta resitora bagira mwakoreraga mu byumba mwakoreraga mu cyumba ku buriri reka maze suze pusi mfata umunota wo gusuza pusi araje pusi mwiza ayo magambo yabagendeye ubusa wowe Brian uri ikimana nakweretse nakweretse aba top gift banga kubareba uranga uri gusuza pusi utanga usigaye uza kurwanira imyabarasanya n'abakobwa ya blessinga ndapfuye urumva Benda niba yahageze mumbwire uretse gato twumvishe verisiyo turashaka ntabwo nshaka kugira ngo abeho iharabika ndashaka Benda niba yahageze mumbabare munzanire Benda hano Benda aho uri hose ngwino. Okay. Bamaze kutubwira ngo Shakira niwe ugutegeka ngo Shakira niwe ukuyobora ubu Shakira wabona rwose nubi nganzwa ngwino nk'umuntu ngo ngiye umugore wanjye niwe mucamanza ngo niwe mujyanama wanjye mukuru twaba mu bintu twaba ukazi ibintu twabyemenyeje agera mu rugo akahita bihindura ndapfuye abagore ni beza barategeka Benda niba wahageze mbibutse ko gol isigaranye iminota 28 reka kuturatira iwawe reka kuturatira iwawe no muri reka kuturatira iwawe wa mugore we no muri Libya barafite ibirenze ibyo urumva birababaje kubona iranzu nta mugore uyibamo ntabwo ndi homophobic yari nongere nibutse baba YouTuber batagira content musomi warning nimwireba nongere nibutse aba top gift abanje bamwe mu nkunda mukoze sasa n'isoni iyi goro muyimanureho ntibisanzwe Benda nguri yaraje reka nsaba top gift abanje ni mukoze satani ko isoni mukandeho muyimarangureho munyerekerwa rukundo mujye munyereka badari muzamumanura kiriya kintu mwabaye mute koko ko zifata ko ndyoshye nk'imineke mukandeho mukoze satani kusoni urumva ibiganiro byanjye biryoshye nk'ubugari bwa kinazi ni mukande kuri iyo goro ndaryoshye njye mbaha ibiganiro biryoshye ntago ndo biryoha abakobwa banje nibo babizi ukuntu ndyoshye by my friend umukobwa twahuye ngira n'umugisha umukobwa twakundanye atabona umugabo Diva umeze neza sheri heri shaba Benda niba hageze zamuka ndapfuye gasopo reka nkubwire wa mugabo va kuri Diva wanje ntago mwaje gutereta abakobwa banje ndabazi ndabiyamye reka nkubwire we Brian simukanye ntabwo wari kumwe na Tiana muri iyo nzu ntiwamumenyeye hano
Uncle Frank. We're Godfather. urumva okay banyarwandakazi nimwigaragaza ikuzo ryanyu mukande kuri iyo gore isigaye iminota 26 mutapinge mukande kuri hatimi mukande kuri hatimi bera yahageze mukande kuri hatimi ariko ubu ngubu mwampaye ikuzo ibi byamamare bikorera amagambo mwanyeretse ikuzo nta muntu bura wagira gutya iriya future sita akayigira abasitari bagaceceka rwa rukundo mujye munyereka turi bakeya mwarunyeretse imbere y'abantu bakaziba rwa rukundo mujye mumbwira Tiana wanjye titi wa Tiana mubibereke bagiye baceceka mubibereke bantu baje the one thank you so much mwe muretse gato murebe basangira ngenda timu Godfather muri oui reka muboroke ale thank you ale mwe muretse gato ale thank you nimugaragaze urukundo mufitiye ndababwiza ukuri benda uretse gato bantu banje benda ko ntari kumubona mubwire benda request nge mwo gatwamo Benda ndi kumuhiga namubuze nta nubwo ari kumana mu Shakira niba uri hano kutwumva benda murekura azavuga kuko ubu bavuge ngo benda no umuyobora no umutegeka no utuma ataza ariko BNS ndakubona hasi koza abandi isoni Jemmy nimukoza abandi isoni Felix karibu welcome muta haleluya no iyi goro bayibaneho aba bantu baza aha ngaha babona ibibera aha mutamba andikira abantu ndashakira future city manukemo mutapinga tujye ku 300 twihuta koko mwamushyize nza shabanjugunye ibishanga Isteho dufite ubireke bavuga ko Kabano ngo agiye gushyiraho dread finally ngo bagiye gushyiraho dread uyu mugabo ngo agiye gushyira dread kuri uyu mutwe Imana irihangana ntabwo Imana itanga byose Imana yamuhaye ubwanwa imwambura umusatsi benda ndagutegereje I spend money on my head uriyogoshesha Shakira araroga pussy koza abantu isoni ndapfuye singayo nguko nimukoze abantu isoni bantu banje nimureke aba bantu bigira abasitari nimubereke ko ahangaha turi abantu bafite unity nimukoze abantu satani nimukoze satani isoni buri kantu ntabwo yavana muri Africa City we kutazamuye Boscan yanze kuzamuka namwinginze aranga Boscan wazamutse Boscan wari questions pussy duturanye gahini we ariko sande imbere y'abasitari imbere y'abantu bigize akasa mutwe mwakoze satani ubundi byagenze mwazimazeho buriya se asigaye yitwa Chantal Slim Jesus.